wiriwe kunzuza gushaka imbitese sawa kabisa nizere ko amasomo agenda neza amasomo aragenda kabisa shanutsindwa nta kintu uzanyitwazaho rwose ibintu byose narabiguhaye isi mama wari umeze neza shameze neza ngiye nta kibazo ndashima Imana nyine gutyo akazi biragenda neza ibibazo byose warabinkoreye byose nta kibazo nari mfite gusa nari mfite ikibazo nshaka kukubaza yego nta kibazo none se urabona igihe papa yagendeye none se mwarangira jya mbikoreho iki ese ntabwo twaye no kumusura ntabwo nakumva ese umugabo wawe wazanyarukiye Yesu ukajya kumusura ese mama nzijyane uzagenda ujya kumusura ntabwo uza ahafungiye ntabwo uhaza njye nta mpamvu yo kujya gusura uriya mugabo ese ntabwo wamukundaga ntabwo ariko ako yarambabaje ese akubabaje njye ntabwo nshobora kujyayo rwose icyo kibazo kiri mu rugo mu gihe kiracyakemuka ntabwo twishimye kabisa dukeneye papa riga natwe tuba dushaka kubyuka tubona papa riga nk'abandi bantu ariko manzi ni iki kintu naguha kuko ni iki kintu wabuze muri runo rugo ntabwo nabuze papa byose ndabibona ariko nabuze papa none se nkora iki nimba adahari kuko n'iryana tuvuga ngo turi kumusura irya twambeshya ngo ahubwo ndashaka kwishakira undi mugabo nimba ushaka umuntu azaguma ntuzajye reka rwose ntuzajye kure ntuzajye uzi ko umaze kubyimba umaze gusorekara ese ibintu uri kukubwira nibyo ese uwo mugabo azaba azanye papa yadusigiye inzu yadusigiye buri kimwe cyose azaba aje kukurangira ahubwo nibyo byiza ko yabidusigiye nyine uwo mugabo afite aho agiye kwinjira icyo kigabo kizaza umuntu nagikunze kizaba kije gukora iki wahasanga kandi cyari cyakira umva nyine mwana wanjye mubwire rero waneze amatwi koko ndakumva papa wawe urabona imyaka amaze yaragiye baramufunze uri kumva ntabwo nzi n'igihe bazamufungurira sibyo kumusura bigutwaye iki kugira tukamusura tukagaruka umunsi umwe nyemerera rero sibyo manzi akura bizura akana keza kandi wabizi ko ngukunda ndabizi sura umwe Imana yanyihereye ndabizi sibyo nanjye no mpamvu ngukunda mbangira ngo muri ikintu nifuza manzi basi rero emera nshaka umugabo nzajya kumusura nyine nzajya gusura papa do wabibona umugabo wanjye aramumagaye nyine umva nyine reka ngende umuvugishe umuvugishe nyine ese manzi urarakaye umuvugishe nyine umuzane tujye twirirwa dutongana buri munsi wenda turakubwira ngo uyu ni umwana nibyariye cyangwa gusa ibyo nyine nitabe nyine umuvugishe basubiritse kugira ndakubwira sibyo igisi umuntu aba yakubwiye alo yifuza wireye gute sheri iriwe neza none se wi unege waguka se urahari ndahari rwose ngwino reka ndagukumbuye teoka nanjye nari ngukumbuye ndaje nzasheri nari ngukumbuye manzi garuka hano se vuba umaze kumuvugisha se aho nyine naje niko manzi we yaceceka wewe gabanya ubugambo ninjye wakubyaye cyane we wambyaye ubu uri gushaka uzankubita ejo bundi nyine umfa nyine ndagukubise kuba ngize ngutya umusego nisi ibintu ukubise umusego ni nkuko wankubita ejo bundi uzankubita nzagukubita tuzaho dupfi uru ni urugo rwanjye uri kumva neza ariko nanjye hano ni kwa papa nanjye ngomba manzi ubundi gute mvuga ariko ukamvugiramo gute mvuga ukamvugiramo urababwira ibintu byumvikana mukazana ibyo bintu byanyu nese uno mugabo aje gukora icyaha umva rero nkubwira nyine aje banza uceceke
nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi uri kumva neza njyewe narakubyaye ugomba kumva ibyo mvuze uri kumva sigaye mvuga ukimyoza ko sha uragira ngo bazavuge ngo warezwe n'umugore koko yego ubaye umwana w'umugore birabaye njye nta muntu usuzugura nawe aje gukora iki ko wibanze ku mugabo uramushaka hiki hari icyo mutwe azagukunda ndabizi amundi ko nta mugabo nshaka uransajije nimba papa mwaranze kujya kumurambika jya mu cyumba cyawe mva mu maso heriko rwose urabyimbye muhu karibu oya uriya mwana asigaye yarakuze asigaye ashaka kuntegeka ariko nyine ni bya bintu by'abakungu n'abantu musubize se siko baye mushiki wa Yesu neza subize se ariko njye mbikesha wowe kubera ko buriya kuba ndi kumwe nawe byatumye basi naheranwa n'agahinda amaze kuba mukuru tazajya utuma nyine agira ibintu byinshi yumva ari bitakudakeneye kumva ubundi buri nawe nyine ndetse kuvuga ngo usa neza nanjye ndakiza umwanda nkidumba ahantu hose urumva ubundi wenda nyine sinagutuka ngo wabanyira ariko nyine nyine tsibura ubundi ndetse nawe urumva n'ibyo nshaka kuvuga oya baranzi no rwose ngiye kuri ako kantu urashaka kugira bishya kana nusigaye barangize n'umusirimu ariko ubundi reka nkubwire ni we muntu wenyine mbasha kubona nkumva nyine mabuja tubakiriza iki se no wahe ni umukozi wa Jerika dogo wanjye kubisa umukozi se umva arano kuruka akamenyera kanje ibintu kiwoze ko njyewe uzi ko urugo genda ari njye muyobozi warwo aha ihangane nta kibazo umva simva none se ubu tugiye kujya tunywa byeri ko tuzishaka urabona ikigega cya byeri cyaje nubwo ari kuvuga ngo ni ikigega cya byeri ariko mabuja ngambwira sinagoye ngo nukajye unsuzuguza imbeba zawe uwo mbonyemo baradere shari ihangane ariko se ihangane bimbaza kuko mbihandoriga we ceceka kandi ziba uzongera gushyanuka imbere y'umushyitsi nzakumena nzita nkukubituru none se tunkwakiriza iki giye duteke vuba ya nkoko uri kumva uyiteke neza kandi agasenda waboye ukazane inkotse kandi akuzanire agasenda baboye yamuho mve imbere ntabwo kubita nuko kabaye ntugire ikibazo kasaka sakumiro mwihorere sheri ni kuri yateye ubundi wabuze umukozi muzima kurya ufata inkende nkiriya itazi gukaridari kugira gutuka wabuze umukozi muzima wowe uzajya kubahisha kurya ufata impyiko nk'itwa n'impyiko y'urukwavu ese nawe niwaje mu rugo nta kibazo nushaka uzamwirukana ubu udashaka hano uzamwirukana kandi umuhungu wanjye ntabwo namara icyumweru mu rugo akakira ahangaha sheri ndakubwiza ukuri uri kumva washaka imbeba ya hano uzayirukane injangwe ya hano yirukane ikintu cyose nyine ubundi ngiye kuba umuyobozi hano rwose nta kibazo ndakwemereye nyine umva na perezida wa muba kuko nabyo nabyemerewe bro nabyo nabyemerewe n'inzu wayigurisha natwe watujyana mu cyaro natwe watujugunya imyenda yacu yose ukayijyana se wa mwana we konje hano ngo mbe papa wawe kuko ndi wajya unatuza wikingana papa wacu hari turamuha sibyo umusheri wanjye turahazi sibyo nta kintu wabwira hano sibyo nta kintu ugomba kubwira hano isendeka winini nyine mu bantu yakurukana sa rugo umuhungu wanjye arimo ibindi byose yarikoze ngazirukana umukozi aho yavura hazi kari papa wamusizana uwo waramuzanye ariko nyine wowe ntabwo we twakwirukana kandi uzabaho wowe urabaho ngira ngo ngende njye ndi papa wawe ngarambye nitwa nde njye ndi papa wawe arya sitwa Fisira
na nyagasani nawe uransebeshe sheri yitwa nyine urumva nyine ibintu byama none se simanzi mundekure mwe sibyo mundekure mukine mukundane sibyo mukine mutungana sibyo manzi mukine muyikinemo manzi waritse kumva gusa ikizavana manzi uzagitwaza mukana nyine manzi buretse subona akababara unera subukabona nyine mbwira subukabona baza gute mwana wanjye nyine mbwira ndekura umufate fata umugabo wawe manzi mufate mubo yakoraho ntabwo urimo rwose uramutse ugira umutima wo kwaro akabaye wababajwe n'ukuntu tutajya tujya gusura umvaze se manzi wambabariye manzi waretse wowe urumva uzabyicuza manzi ndekura bro wowe manzi suja kurya imitunga manzi suja kwirya bro ngare sawa manzi icyano tugira ikintu tuganira pe sheri nta kibazo biri ibintu ubwoba rwose ku rwego utanatekereza oya bari ari bucururuke si umwana wanjye sinamubyaye simuzi ansunike umuntu abona papa we mva reka mubwire sibyo byose no kuganira nimba uyu muhungu utamukuye ahangaha shati ntabwo nabana nawe reka uzi ko rira rwafata n'amacupa rukajya ruyaseruka gushyira mu byo kurya urayakucuta amaze kabiri uriya mwana nta kintu yaguha uzwi n'akana keza nakabonye n'akana keza k'agakara n'agasine hungu hafi kagira ikinyabupfura ni ukuri sobana shari nta kibazo uratinya koko kagenza amaguru ese uri gutinya kariya kana numvise ukuntu kikaragaga ngo bari kurya imitungo ya se mbese hariyo wariye wese ntujye kuzana iyawe nyine nimba atagiye ngenda nta n'ikindi twavugana baravuga ngo utazi izina arabyazi narashatse mabuja zigiye kuza ikintu kimwe muri ibyo reka umwana wawe ndabona yarubiye rero umujinya utari kugabanyuka sinzi ikintu uri bukore narinje hano kuri cya gice cy'ukwezi wari undimo umpeho nitahire ndabona byanyu bikomeje gukara ese waba yeretse kugenda ahubwo ugiye ute nese ugiye ute hari ubwo mwirukanye ntabwo nyirukanye nyine nakwirukanye ntabwo nyirukanye oya nibyo oya noneho urugo wagira ngo baruhambyemo umusazi era kwaka ngaka kagende fata umweyo era kwaka ngaka kagende ese sheri we wabaye uretse wawe oya ibyo oya wowe bakurengereza unatiki uyu wowe uzi ubwenge mvane siyo migana imbere wowe uzi ubwenge n'undi we nta n'ubwo arukenewe muhembe agende yamuhe agende ubundi wewe warumbangagiye muhembe wabaye uretse kuwenga manajinga ibyo muri okay ibintu ni bibi uramuhemba agende cyangwa ntabwo umuhemba n'undi ashaka kugenda nemba nigendere iyi nkuba y'umugabo ntabwo twazabana kadogo ko tumaranye igihe koko imyaka n'imyaniko ndayizi nese wabaye amanzi we nyine buretse neza agatuzanira umugati none kuzana amatiku agiye kuruyobora nta mugati ari kuzana wahembye ingegeri kavanga none se koko uri kumva wafashe umwanzuro icyemezo ko kote bugo wajya muri simukadi wagembye kakavanga ubundi wanakata gusebya kamukangara kwihanganye nyine ihangane mbanze managing ibintu byo mu rugo rwanjye okay none reka nigende uruzisigara mu managing nta kibazo wabaye uretse gato nyine ngere kagende usigara mu managing mabujana nimba utasha kunyumvira nk'umugabo reka nyegere no musiga wo managing nta n'ikindi gihe mfite cyo gukora okay ngayicare ureka kagenda mana nyagasani kuki ibibazo biri kumbaho okay zana telefone yawe yohereza kuri yanjye ariko mabujana iki kigo ziba koko mana abuje ndumva ngende kugira nuko bagira vuba kirashyiramo nimero ariko rero uba nazagaruka kino kigo nyine isubire urego uyu mugabo ntago ari umwana ubundi nkubaze muri kudiringa iki nibiki bitarangira
mabuja twari umva kwa siko kwa nyoko uziriko fani base nyine cyangwa gaci bo icyambere turagikiza ukumva akira ubundi nkunda kuntu nyumvira ukora mu rwose kira nkunda kuntu nyumvira noneho rero karaga umukawe nako oya we utarabisoza bamujyana kwa akagera kwa nyoko uretse mvu umusanda utamura wazunyumve subona ibi ubundi akazi yakoranye ko uzajya ukamukorera batwumvika sibyo iswagiye kugwa mu munyururu reka amagambo yo kurondogoza no kumwitaho byarakunaniye utangiye kuzana wakabaye umuntu ufite ubwenge bakarwanira so ntabwo wajya kumura bafungiye aziriki ore uzunjomba ubwo butatu ase ufana nawe wimbwira umwana amagambo mabi sibyo mu byo nakubwiye ibintu byose uzisararanga ariko ku mwana wanjye ku mwana we ubundi n'ubutatika kusuzuko wenda uwo ni ndakorwa uwo mwana nanjye abangiyo nabataye nza kukureba nayo igisore iki y'abanyahore ndahazi umenyerega imbabazi z'ababyeyi twebwe ntago zihwanye n'iz'abagabo uri umubyeyi ni ukuri ese nigize mvuga ko utari umubyeyi umva nkubwire umva sheri njyewe ba wicaye basi njyewe icyo ndi kukubwira ni kimwe abana banjye nabataye noneho mbatana na nyina mu gihe w'umugabo warafunze ntabwo mutaye nunamuhemukiye n'umundi azagwa mu munyururu iki cyitso cyero nacyo wamujyana kwa nyakuru yajya kubuyera mu mwana manzi waje nkakubwira ntacyo mfite cyo kuvuga mama utandiriza umwana wivuga ku bintu byase nibyo bimubaza manzi ngo nkubwire shiri jewe nimba fasha abantu banjye nkababwira wafata iki cyicaro rwana ngo rukaza banzi nyumve ariko mureka ruvuge uravuga si manzi wakwihanganye numavuga iki simari tavuzeho rero mama rero kwihanganira bishoboka sibyo bacanye mu bintu byinshi rero aka kanya ntabwo gishobotse nese ubu nibwo urambiwe nibwo ndushye mbabariye banzi nyumve ariko ushaka kuvuga utananshinga hejuru ufite umutima waramenye aho papa wakuye ntabwo wese ko ntabwo uzawari wamusanze ubundi ukamva no hejuru wagiye kugwa muri gereza atarasiza bya yabyara gakonga byibura niba umugabo aje kubana ngenda giye ariko muzaba muri runo rugo nadahari ariko namwe ntabwo hari umuzayi nubundi ntuhari genda wemva imbere wakizingo sheri imbabara reka njye kureba umwana wanjye okay ubwo nanjye ndagenda oya ariko ibyo bintu ubu ngubu dukiza abanze dukize kakanyamagambo kandi dukiza n'urwana rwawe noneho tugiye kubaho nk'abasiribateri ahubwo mva nkubwire igenda sha ayiwewe oko bakigongo site n'ikigongo sha umaze twigende ariko se nyine reka kureba mbanze mfata akabaraga wenda aragaruka aruka se ndamukeneye